rusanga mwisanga ho niho yasanze uti nimureke nyikorokore nyihanagure n'inka nziza yomeze ubusenze inoshi ni muraho miryango migani mikura dupfunika ku isano tugasangira ibyiza by'iwacu muraho banyaguhirwa mukagira izibakamirwa n'izibaterekera muraho babyeyi b'ingore zitari ingogore muraho bakobwa ba nyirabyano basa nk'ibyansi bimaze ko disuza ku nkundira by'iro uwo bicaranye ati bona peti nawe amusubize tope data rero mu nkundire mbanze mbibwire nubwo abakobwa tutagira ikivugo ariko ngira ikirwi cyanjye njyewe ngeri blessing mukankundire ndi umukobwa usobanutse asobetse mu muco nyarwanda ndi kibasimba udasumbwa ndi umugabo mu nganzo udasanzwe mu nganzo uhimbanye ubuhanga buhanitse inkabinyoza mu nganzo yondageye nyambuka nkumbuzi ini muze twizereye abakobwa bakubita dutoza banyina bagakubita dutwenge twatwiza tugakira inizi wacu zirakamwa ngo ndamukubita kandi arayitari hayiganizi kamwa ngo dore inyuma abazungu bazibanye ati n'inzungu ndabahakana ati muravuga ibindi bazungu muturusha amataje n'amatiku nimuturusha gutunga i Rwanda tugira batura ducyuriye bagakobwa bati sinda agakobwa ndi mbyeyi ipfupu y'abamanya bapfa hayiwe ishyamba ryarahiyerera ntabatari ryenda bahiye ibirenge imengeri ya ngenzi turasikira inamwe abatazigira nimwihebe inamwe Imana izaziba ntuwazicutse inizi wacu zirimo seminaga ya Rukinzimanzi n'urutsigo rw'inimbizi yo mu ruhango rwa Kigali ntibayibwiwe n'amakombe ya Ruganda inabendaga gushenjagurika bahanywe bubiraho n'uwasezeragaho ibumvise nk'ubazesa n'awasezera bose barakurana ati mbe mukobwa ngwino tubwire Nyamigogo bavuga iyo mu Kaganda bati yitubwire ini yagize umugabo kabwebwe mukuru akabweje ngasimututse ntacyo dupfa intu bitugu by'ibitosho n'ibiguru bitandanye aritambitse mbere nyishimura hamugiye mbaye yagira ubwatsi ubanza tikuwe ningo ineregiyo n'ingabo zayo iniratera nibagaruka iniracumitisha iry'iburyo iry'ibumoso rigapfana gahinda bumvise ukanzivuga ibati ni muhamagare Geri Blessing azavuze urwamo rw'amakombe nawe ukira Rwanda hino urugero rw'ingabo nziza rusirimo rwogesha amabo hino uko babazihaye urwamo rw'abakobwa bazizanira imihayaza ndazivuga atira kubita uwo kunyika ikayibanza imbere njimbere mbenye rugamba n'impundu ababyeyi data rero mu nkundire ndashyikiriza iyi nkuru y'inka zanyu rwose simbigisha uburyo bayikoresha ndabizi murabindusha ngiye kubibigisha yaba ari nko gukirigita umukecuru kandi ari ikizira iyo nkuyo datureba irimo ibintu bitatu irimo umushishiro umucaca umuhorora umushishiro nutuma inka zigumya gushishira umuryango umucaca nutuma inka zidacika mu muryango umuhorora nutuma abasore bacu bagumya guhororera abakobwa banyu data rero mu nkundire rwose muhore no kuri iyi nkoni muyihesha umugisha inka nazayiragiza itazarwara uburenge data rero nukuri twaje kare reka ngembere gato negere umusore wacu nukuri umusore wacu uramubona neza mwese mumurebe nukuri twaje kare umutima utera amasaha nkabara ariko nawe mukobwa mwiza nkwitegereje nibuka ko mu Mana Imana yampaye kumviriza imitima y'abakundanye ariko sinjya numviriza y'abaryamye inatindi umutima we rero wavugaga ati mwana mwiza wabyawe n'abeza ukaba ufite umuco mwiza mukawumwanyakiriye neza nagusaba bakakuma neza ati nzagukunda paka urutagira umupaka ati nawe ubijyaho impaka ugize amaka zendi umumare izo maka ati uri uwanjye paka tuzafashanya paka ati tuzizihirwa u Rwanda paka ati ibintu byose ati ndetse n'ikimenyimenyi nta kibazo kizabamo ati ibintu byose tuzabifashanya paka nk'uko bisanzwe aha ni kuri Narada Big Talent aho tubazanira impano nyinshi zitandukanye k'uyu munsi ntago bisanzwe imbere yanjye murahabona umukobwa mwiza cyane wambaye neza kabisa turagira ngo dutangire abibwira ababwire n'icyo akora ndi umutahira nkaba umusizi nkaba na yemusi ikindi rwose mu bintu byose nisangamo murakoze cyane Blessing ufite izina ryiza cyane none se Blessing mfite ibibazo bike byo kukubaza ariko ndagira ngo ubinsubize neza nk'umunyamakuru icya mbere kiragira giti ese Blessing k'abantu benshi cyangwa
igitsina gore, reka mbivuge gutyo, ibi bintu tutajya tubibabonamo tukaba tutabibamenyereyemo, we byaba byaragenze gute kugira ngo ibi bintu byiza gutya ubyisangemo? ngewe ibi bintu uburyo nabyisanzemo, nagiye mu kirori rimwe mbona umuntu rwose arimo ataraka, bikurikije n'uko njya mbyiyumvamo, najyaga mbikorera hirya nta muntu ndeba, yenda gutyo mbibonye nk'abari kubikurikirana nkabiganya, ariko nanjye urebye ni nk'aho ari akamano kanjye rwose, nanjye nabyisanzemo gutyo. Wakoze cyane, nibyo koko ni impano yawe kandi koko nanjye nakubonyemo impano. Ikindi kintu watubwiye ntago ari ubutahira gusa, watubwiye yuko ujya ukora n'akazi k'ubuyemusi. Ese koko ubuyemusi nabwo ujya ubukora ukabubasha ku buryo umuntu aguhaye ikiraka ikirori wagicyuza neza? Yes, ibyo bintu rwose, ibyo byo binoroshye kurusha kuvuga amazina y'inka, kuko ikintu cyo kuyobora ikirori cyo ni ikintu rwose nacyo narabigerageje inshuro ebyiri rwose, mbona bigenda neza, baranabyishimiye. Ubwo rero turagira ngo uduhe agasampo gake kajyanye no kuyobora ubukwe nk'uko wabidukoreye akantu gato, kugira ngo abantu bumve ijwi ryawe, uburyo wayobora ubukwe ho akantu gato kugira ngo ibintu bigende neza. Okay, mwese murimo mutambuka mu marembo, mwegere imbere, mutambuke abasangwa rwose, mutambuke babereke ibyicaro mwicaramo, mutambuke kandi mutambukire kwishima rwose muri kwinjira iwanyu, mutambuke kugira ngo haze kuboneka n'akanya ko kwinjiza abashyitsi, kuko dufite n'abashyitsi batugendereye rwose, nabo ndababona ku irembo rwose, barakimbagira gitore rwose, nabo nibatambuke gake rwose. Protokole namwe mudufashe rwose, mubereke ibyicaro byabo bibakwiriye, nimubafashe ndabona n'abandi rwose ba Nyambo nziza, ba Nyampinga, ndi kubonamo n'abasore rwose beza rwose, umva bameze nk'isunzu y'icyahani, nabo baratambuka gahoro gitore rwose, nabo nibatambuke begere imbere rwose, nibatambuke. Okay. Ikirori cyacu rwose kirasobanutse, abasaza baganiriye neza. Umusaza avuze ko hano hari umukobwa yaje kuhasaba rwose kandi bamumwemereye, ndagira ngo rwose nawe aho ari rwose nabanguke nakimbagire gatoya rwose. Umukobwa mwiza, ni umukobwa mwiza rwose, ni mutereka mfizi, ni umukobwa mwiza, ni maso ni nk'ay'inyenyeri, amenyo n'urwererane rwose, natambuke gake. Ndabona hari basaza be bamugwase rwose, ariko ndagira ngo bamunize gatoya. Nyampinga rwose, nyemerera rwose, urabona ko hano hari abamama rwose bagutwaje ibyo gutegura ku ruhimbi, ndagira ngo unkundire ubanze utegure uruhimbi rwose. Okay, nibagufashe rwose kanya ko gutamiga. Okay. Mwegere rwose, mufate mu gihumbi, ongera rwose umusomesheho umubwira ati mukobwa mwiza, nakunze igihe kinini, n'ukuri nari ngukumbuye, uyu munsi rwose ni umunsi udasanzwe ku buzima bwacu, ongera usomeho. Disi we nawe aramwongeye ati nanjye reka nguhe rwose sinavira mwaho, arongera aramutamika ku kiraya, aramubwira ati ni ukuri kw'Imana, nubwo hano atari ku Gisenyi, ariko ongera uryeho rwose, ongera uryeho kuko uri umukunzi mwiza, mu gihe twamaranye nta kibazo twigeze tugirana, wangaragarije urukundo rwiza, murakoze. Okay, aravuga ati, umusore aravuga ati aha rwose mukobwa mwiza, twabanye neza, ati tambuka rwose, baramuhereje ururabyo, ati iyi mpano yisikiriza umukunzi wawe rwose, arayimuhereje, umukobwa arayirebye, aramwenyuye. Umusore ati sinibyo rwose, ati mbonye akuyemo akameta, ati rwose gira gutya. Umukobwa arabikoze, aramwambika impeta, amubwira ati mukobwa mwiza, mu bakobwa bose abo nabonye bose nta n'umwe nabonye ukuruta, nubwo rwose ibihe byabaye birebire, ariko iki ni cyo gihe, ndagira ngo umfashe rwose, zamura ikiganza tubyereka ababyeyi kuko twabigaragayemo neza. Okay, ndagira ngo
rwose nsoze mbaha akanimero kanjye uwakifuza gutaramana nanjye rwose ndagira ngo mbakubite akanimero ka MTN. Akanimero ka MTN ni 0792383570. ndazisubiramo ni 0792383570. aho wambariza ni hano mu karere ka Nyamasheke n'umurenge wa Kirimbi n'akagari ka Karengera, yewe ushatse n'umudugudu wa Karambi. Murakoze.